ugisha ukuri ya kutari kunyitaho nko kuri kwita kuri wera mana amuvuga gake muri kunsakuriza none se urumva ntabwo nakubita rwose nari bakumbuye barakuze insobe twanwa twaraje bitama twaranwa sinanyira we mukuru maze iminsi nkubona na wikatisa uzima mu nakatagase ntabwo nari mberose nzi ko mwagiye hanze uragiye murikagenda ukoze umuti noneho none yatorogoye ngo nyibwire uyu munsi yewe nase kuyu munsi ko nshaka ko turi burara ijoro ryose kurara nabyo nyine gahunda urazinkorera gahunda hari ikibazo kirimo numva nishimye ariko nizere ko yagiye kure atari bugaruke nagarutse nawe urabizi byiwe ubwo rero aho ndumva uri kumwikanga banza ugikundana na wera reka nyindigira ngo ataza kuturogoya aya wera ntago yaturogoye ubu namukujeho byanarangiye rwose okay niba wizi ko atari bugaruke sava nta kibazo rero nanjye nkore ibyo wamukorera akamwereke nk'abandi bose ngize nyihere nanjye rwose ushire wagiye ureba se shiri uyu munsi ninjye nawe ibintu by'iki gihe nabyo sinzi ukuntu nta muntu noneho kimamagana no kuri telefone ra nta wa muntu tomboye nawe nta kimvugisha niba baramutwaye ibi nabyo ntabwo umuntu azabivamo rwose wibonera umuntu wasamamagara wisheri wishushu sawa cyane uri hese ahubwo ukano kanyo Ciao skutazapfa nari ndimo nkutekerezaho pe reka dansha nani abatekereza wahanyuza se nimba nta kibazo sheri ko numva nanagukumbuye Basure salamu kunya gahunda zikucaje wamuje none ubu ndi tayari reka da ntabwo byongera kuba pe kandi uratawishimye humura utegereze ubwo ngubwo dandaje she ntumbeshye abo muri shusho rakoze okay naze sasha utebuka wara none haraje nizere ko nsa neza mana we nta hantu hose asange niteguye kurya ari usange nanaryamyeho gake mu gatebe umuntu wari unaniwe nyine utegereje umukunzi tu none uyu munsi ndaje mwiteho wi coming shushu waje bo wambaye neza nawe wambaye kabisa ikaribu tata yazuba cyakwishe babireba se bore ntago ari cyane none ntugakabye ntugakabya uri guhumura gato cyane reka da sha kwanyuma nabi kare no kwakata muri katiye nyine none se wari waragiye she sha sukupi cyane naragiye hanze gutembera ariko nagarutse kureba katima karanze sawa nta kibazo nose sheri gahunda se gahunda ni yahindi kuraka nguru njyanye bahungu nores sawa nyine tumanye mbagukumbuye ndaho ntacyo mpfa none uyu munsi ngo hagati ko kunywa sa tubona akanshaka reka ngurebera akantu tube dusoma kangurebera akantu mu cyumba ndabyibuka karibu mu cyumba karibu oya ngo nurakuramo hano tebuka shanye ndumva maze no kunanirwa pe
bitewe n'iki se Shamaze iminsi mfite abakiriya benshi babwira abazaga bose niko bagukoreraga wagira ngo nisize akantu asaba bajama mwajye mukumangariwe nk'ubwo musanze umuntu yambariye n'ubusa harya ngo nuko musanzwe mutubona nyine nta nzoga babakire basize hano muje kuvumba se abajama wallahi akuma kazi cyakaba hahandi kandi batugwiriyemo barabura kuko turemera barazana ibyabo asaba tipe nukubabaye bandi abajama urabona ataramajama basigaze ko kwanga sibyo ushize naje mwebwe sinzi n'impamvu imico mufite itamwayivanye abandi babaga hangaha nkamwe ubundi mumaze iki nta n'ikintu umuntu babajama badanje baza baje nka uheruka gukora ku mukobwa ryari ubundi muwazana ibyo kurya ibyo by'abantu ibyo kurya mwabikoreye se akajira mukunda kurya ubundi ubupfu bwanyu ubundi bwuzura ryari hano turashonjeje jomba ntacyo batwari nta n'icyo banamaze simwana muri kone ibintu mba mwebwe na murabona bo kambagira inama rero mwabatipema baho umuvuno mujye muza gusura abantu mwizaniye n'impamba murabizi ko nta kintu mwishobore na kimwe mushaka kuza kurya n'ibyo twashigaje urabona nge nta mbaraga mfite icyambere mva mu rugo ndiye ntabwo ari ibyo ndi kuvuga abantu uri ngewe nshobora kuba siteri y'imwe uwakoze ubu wakora akazi dushaka umuntu ufite ntabwo ari ibyo ndi kuvuga akazi kazi akazi bw'icyo ndi kubona ntabwo uri kucyumva none ibyo mushaka kurya abajama nyibabona nanabasuzuguye urabona bafite natwe tubuze icyo wakoze urabona njye ntababeshye ntacyo mutwe ariko nta n'icyo mumaze muraho ni abajama ba feke ubundi nda wabarangiye hano wakintu mwana muratwimye aya ntimajyanye mukaze mani umuntu aba yakoze akazi mukaze mukajya muza gutera iserera abantu nta bisambo inzara imeze nabi uko bisa kose bigendere mana umva mwicikire nta kintu twamarira kuko ntabwo mufite ikofi twe dukunda abasore bafite ikofi none mwebwe tubonye tumuri ubujama bw'amafuti mutahe abakiriya bacu bagiye kuza mwabona rwose mbega ubutipe sha n'ubwa feke ahubwo ndumiwe buri gihe mbona ubupantaro burereta barese amapantaro ngo baje kurya ngo no kuba batwicariye ku ntebe birambabaje sha buseba njyewe mbona nabuze n'ikintu mvuga ko rwose barabajama n'aba feke baraho barasamye umuntu aba yibereye iyo uri kumwe n'abantu bifitiye ikofi yabo ukagenda ukarya iyo nkoko ukanywa iyo byeri n'abaza n'ibyo mwashigaje bajya babikoreye bari abakaritasi si nk'ukuntu bugira akamenyero ubundi burifata bukinjira butanakomanze wagenda muri wese bwinjiraga we ahubwo tugomba kubaha kondisiyo baza baje bagasanga umuntu wibereye kumwe n'icyana yabapfubirije kandi biriya bintu birababaza namwica sha kumva mfite n'udutotsi wa gake sha ndananiwe ariko uyu munsi ariko mfite nk'igitipe kizansura muri iyi minsi ariko cyo gifite ku ikofi wa kintu kizaturengera nanjye ntabwo nzaba mpari nzaba nasohotse kwishyura inzu se wa mugabo wanjye ntayishyura aya nanjye nshaka kubanjye arajya duteraho akantu tukajya nko mu ya turuwasi ahubwo ako kantu tugomba kujya VIP tumaze kwinjiza tukanifunga bukwasi ku buryo bazajya batubona bakavuga ntibabadada ariko barifunga muri iyi karitsiye ebana njye rero sha mu gihe utegereje ibiryo kambe mpengetse agasita nsinzireho mana nari bihengeke ejo de nangana kubwira nahangana sha hano ndabona ari naheza kabisa urasabye ari byabo byo kugira intuza rero ipari ndakudira kutese tugenda ko nakubwira kugira sinwese bana buri hano hasi katumusoze batugeze afite ubwoba aya ndarwaye ndarwaye malariya mfite umuriro mwinshi mfite umuriro wari umeze ute ase guma hamwe meze neza
umeze ute se? neza hasabaye kamukorera ahangaha aka ni akani kariho kihorera none se uyu mukuye uyu uramunenze ntafite ubwoba arahajabiriye se ntaramenyera ibyo nawe urabura ese ko cyo utamubwira ibijya mbere sinabura ibyo mbere gutuma umuzana nawe ukajya umukora ku nyine nzagera amenyera ndase njye ko namenye cyane hose nagira ubwo gira hano se gera umwana barawe uri umugabo uratinya gufata umwana ngo witwa nitwa Uworoshye woroshye nitwa woroshye wiyorobetse ubwo muratitira mu kanya urabutitira nyine narenyagiwe nimugoroba narenyagiwe urambanye ugataka aya nuko narenyagiwe ko numva udatose iyi myenda cyangwa urashonje oya ntago nshonje ngo ku myaka cyangwa ku myaka iye myaka ibyo kurya byo nushaka uzane n'ibyuzuye nka monje ko hari ibyo byo ndabirya amaka nimero ibyo byo ari telefone man telefone nayisize mu rugo ngo zimire nimero zawe nimero nzaziguha ngarutse nzaziguhejo oya nza 078 saretse nkazaziguhejo si cyo kibazo uri kuza oya nzaziguhejo arebe datazo nzazikwiye amenye ari gutitira ndi gukura agafu ngo nyagera twumve ko ugikonje gutya negera n'agakiza karazamo abantu ocho uzashira hindukira buretse umutima uri inzoka ndwaye inzoka umuva ko muzabona Yesu mugira mu bifuzo bizagenda oya ndwaye inzoka Yesu azazivura so ngo uri umukristo ndwaye inzoka najya mukwereke utaje turi gusura hano muzaza ari ku kagoroba reka ubwo se tuzo kwandi muraza ngo bayi maniga w'umunyabwoba bayi ntakundi